Nowa kuki wubaka iyo nkuge urakora iby'ubupfapfa rwose, dore utuye imusozi kandi nta mazi ahari, ibyo ukora biratuyobeye. Dore utuye imusozi kandi nta mazi ahari, ibyo ukora biratuyobeye. Uwiteka niwe wabivuze, yuko abagizi ba nabi bose abujuje isi ibyaha bazamarwa n'amazi, ayo mazi azaba ari umwuzure. Abujuje isi ibyaha bazamarwa n'amazi, ayo mazi azaba ari umwuzure. Bagira inama yo kubazanya, none Nowa yabavuga ukuri, bati habe na gato ntidukwiye kwemera, twikomeze mu byo kwinezeza. Bati hamwe na gato ntidukwiye kwemera, twikomeze mu byo kwinezeza. Igihe nacyo gihita vuba, Nowa yubaka n'umwete wose, bose bamurebaga niko bamusekaga, bati noneho Nowa yasaze. Bose bamurebaga niko bamusekaga, bati noneho Nowa yasaze. Nowa yumvira Imana ihoraho, yinjira muri ya nkuge vuba, yinjirana n'abandi bagirirwa imbabazi, ubwo Imana ibakingira urugi. Yinjirana n'abandi bagirirwa imbabazi, ubwo Imana ibakingira urugi. Nuko abantu baraseka cyane, bakomanga ku rugi bavuga, bati Nowa sohoka, imvura irahita, witubeshya ngo uri mu rugendo. Bati Nowa sohoka, iyi mvura irahita, witubeshya ngo uri mu rugendo. Ijuru risa n'iritobotse, ubwo hagwa imvura iteye ubwoba, bati turarimbutse nk'uko Nowa yavuze, dore urupfu ruratuzengutse. Bati turarimbutse nk'uko Nowa yavuze, dore urupfu ruratuzengutse. Gorora byose vuba, umva uko Imana yabashubije. Nowa yajyaga bigisha rwose, mubigira ibikino, mwanga kumvira intumwa, niryo teka muciriwe none. Mubigira imikino, mwanga kumvira intumwa, niryo teka muciriwe none. Gorora byose vuba, nuko amazi aterura ya nkuge, ireremba kuri wa mwuzure.
kure, abicaye mu nkuge bafitemo amahoro kugeza ubwo bazasohokamo. Abicaye mu nkuge bafitemo amahoro kugeza ubwo bazasohokamo. None natwe dufite iyo nkuge n'agakiza twahawe na Yesu. Niba ushaka amahoro ngwino wihitiremo agakiza ureke kurimbuka. Niba ushaka amahoro ngwino wihitiremo agakiza ureke kurimbuka. Gorora byose vuba. Ndagushimye Uwiteka Nyaguhora ku ngoma, ndakubashye kuko uri umwami. Habwa icyubahiro kuko wongeye kuntiza umwanya, ukaba wampaye ubuzima Nyaguhora ku ngoma, ukaba umpaye unyemereye nkaba ngiye ku mwuka w'abazima kugira ngo ngaruke nganire n'ubwoko bwawe kuri Gorora byose vuba. Data mwiza, ongera kunyeza ibyaha n'ibicumuro byanjye kandi ubabarire na mwene data uciye bugufi imbere yawe. Mwami Imana, utwemerere Data mwiza ibyo tugiye kuganira Nyaguhora ku ngoma bigiraho bidukura naho bitugeza, kandi tuyoborwe n'umwuka wawe wera, tubashe kunguka iby'ubugingo, tubashe kunguka ibyo ubutunzi bwo mu buryo bw'umwuka. Mwami Imana, ikiganiro dutangiye naba ari twebwe ahubwo izina ryawe rihabwa icyubahiro, kandi icyo wateguye ko twunguka ku buzima n'ubugingo bwacu kibeho mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amahoro nshuti bakunzi ba Gorora byose vuba, ndabasuhuje nanone mbifuriza amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo, mbifuriza amahoro y'Imana, Imana y'amahoro, Imana isumba byose yaremye isi n'ijuru n'ibiriho byose, izina ryayo nirihabwa icyubahiro. Nkuko bisanzwe rero ndasuhuza abantu bose bo mu karere k'ibiyaga bigari tutarobanuye, abakongomani ndabasuhuza kandi nkomeza kubihanganisha ibihe murimo by'intambara. Twese twabaye mu ntambara, tuzi ububabare bwayo. Ni ukuri twishyize mu mwanya wanyu, ngewe rwose sinumva, sinzi uko mbyumva niba ariko nawe ubyumva, ariko niba waragizweho ingaruka n'intambara ibyo ari byose, hatabaye kwibagirwa cyangwa se kwikunda, wakifatanya n'abakongomani tukabihanganisha. Reka twihanganishe n'abandi bantu bose bari mu bibazo bikomeye, byaba biterwa na politike mbi igaragara no mu karere k'ibiyaga bigari, byaba n'ibibazo kandi biterwa n'izindi mpamvu zitandukanye z'ubuzima, ariko tubabwira ngo mwihangane kandi mukomerere mu Mana. Mu Mana niho honyine hari amahoro, nta handi hantu wabona amahoro usibye ku Uwiteka umwami Imana. Uyu munsi wa none rero nje kuganira mu kiganiro kigufi cyane kitari butinde. Muri iyi minsi ya none hakomeje gucaho ubutumwa butandukanye ku macano ya YouTube atandukanye, cyangwa se no ku bitangazamakuru bitandukanye, mbese no kuri social media mu buryo butandukanye, kuko nibwo buryo bugezweho bwo gutambutsa ubutumwa muri iyi si ya none. Ubwo butumwa rero uburi gutambuka cyane, benshi ni inkuru abantu bamaze gusa nk'abaharuka kubera yuko Satani yavangiye umwuka w'abakozi b'Imana, ariko ntibivuze yuko hatakiri 7,700 batarapfukamira Bayali. Urambabarire. Abakozi b'Imana baracyariho kandi n'umwuka w'Imana aracyayobora ubwoko bwe. Niyo mpamvu rero ubutumwa bumwe namwe buri gucaho buburira abantu yuko akarere k'ibiyaga bigari twanze kumvira Imana, twagomeye Imana, uko niko kuri. Ubaye utabibona waba uri kwigiza nkana. Rero Imana irakomeza kuburira abantu yuko akarere k'ibiyaga bigari kagushije ishyano. Ntangiye ndirimba indirimbo Nowa, ni indirimbo ya 38 mu ndirimbo z'agakiza. Imana irakomeza kuburira abantu yuko akarere k'ibiyaga bigari kagiye kugusha ishyano. Nubundi twararigushije, nubundi turi mu bibazo, ariko noneho bigiye kurushaho kuba bibi kubera yuko twanze kumvira Imana.
muri gorora byose vuba twagiye tubabwira ko icyaduhagurukije ari ukurangurura ngo tubwire abatuye akarere k'ibiyaga bigari ko Imana ifite umugambi w'ububyutse mu karere k'ibiyaga bigari yatangije guhera mu 1935 ubwo umugande Brazil Kigozi yazaga kwiga igahini mu burasirazuba bw'igihugu cyitwa u Rwanda. Imana imuha umwuka wo kwamamaza ubutumwa bwiza n'ubwami bw'Imana burangajwe imbere no kwihanira kureka no kubabarira. Hari impamvu Imana yahisemo yuko bitangirira mu Rwanda. Uwo mugande ntago Imana byari binaniye yuko atangiriza ubwo bucyutse mu gihugu cy'iwabo. Kuba rero yaraje kuri bura butaka bwitwa u Rwanda bifite icyo bisobanuye. Twagiye tubabwira yuko akarere k'ibiyaga bigari by'umwihariko kari mu bibazo bikomeye kandi ibyo bibazo bikomoka mu gihugu cyitwa u Rwanda. Twababwiye yuko mu gihe cyose abanyarwanda cyangwa se abatuye u Rwanda bakanga kugororokera Imana hazabaho ibihano bikomeye ndetse ko n'abandi n'akarere kazabigiramo ingaruka bitewe n'uko kuri buri ruhande abantu batabaye maso. Ariko by'umwihariko twebwe abakomoka mwa kiriya gihugu ni twebwe dukwiye kujya ahanuka kuko nitwe banyura umupfu, nitwe twanze kumvira umugambi w'ububyutse turawugomera, none n'ingaruka ziri kugenda zirushaho kuba ku bandi. Twababwiye yuko kiriya gihugu cyitwa u Rwanda harimo imbaraga z'umwijima, imbaraga z'abadayimoni zakimitse ziyimitsemo, hahandi udashobora gusobanura impamvu harimo urwangano. Dufite amoko atatu gusa atuye igihugu. Dufite ibindi bihugu by'ibituranyi bifite amoko arenga 800 arenga 1000 ariko ntago bagira inzangano n'umwiryane nk'utwe tugira. Uyu munsi wa none abatuye mu gihugu cyitwa u Rwanda tutabeshyanye tuvugishije ukuri imbere y'Imana, mwese nta mahoro dufite, twese nta mahoro dufite. Baba bibwira ko bayafite ntayo bafite kubera yuko umubare munini w'abantu barababaye. Ikibababaje ntago bafite ububasha bwo kucyatura bavuge ngo dufite ikibazo iki n'iki, kubera yuko Satani yamaze kutumira bunguri. Satani yamaze kutumira bunguri nk'uko Yona yamizwe na cya gifi, kubera ko twanze kumva umugambi w'Imana, twanze kumvira ijwi ry'Imana. Ndagira ngo mwene data ukurikiye gorora byose vuba ugerageze kumva neza uburemere bw'iki kibazo, ugerageze kumva neza ko abantu bari kuvuga ngo hari ibibazo bikomeye biziye akarere, ntago bababeshya. Ntago babeshya kandi muzabibona. Cyakora ubuhanuzi bwemerwa busohoye. Uko niko kuri. Ariko nanone sintekereza ko hari inyungu waba ufite umuntu akubwira ngo hari ikintu kibi gishobora kubaho kandi nawe ukabona ibimenyetso niyo wajya no mu mubiri ukabona imyitwarire y'abantu byanga bikunda, umusaruro uzavamo ni ikibi. Abari batuye mu gihugu cyitwa u Rwanda mbere ya 1994 niba utari uyoborwa n'umwuka ariko hari ibintu wagendaga nawe ubona ukavuga ati ariko ibintu biri kose bizabyara ikintu kitari cyiza. Ni uyu munsi rero nibyo bihe tugezemo. Ikibazo ni kimwe, niba uburangare bwacu abatuye kiriya gihugu cyitwa u Rwanda bwaratumye akarere kose kajya mu mage, uyu munsi wa none twize iki gishobora gutuma akarere kose karokoka? Twize iki gishobora gutuma turamira akarere kubera uburangare n'ubugorye bwacu? Ese amateka mabi twanyuzemo hari icyo yatwigishije? Abatutsi, ibyo mwanyuzemo hari icyo byabigishije ku buryo mutakongera kugwa mu mutego mwaguyemo? Kuba warisanze warihoreye ukihorera kuba kugiriye neza, ukisanga wararemye urwango mubo mwari muturanye, ukisanga wararemye urwango n'amakimbirane atazashira azokama ibisekuru byawe, nta kintu byakwigishije ku buryo umunsi wategura ejo hazaza? Kuba warahemutse, kuba warasahuye, kuba warishe, kuba waranyaze, kuba waragize urwango ugahemukira abo mwareranywe, ugahemukira abakugiriye neza, ugahemukira abo mwiganye, nta kintu byakwigishije uburyo uyu munsi wa none byagufasha gutegura ejo hazaza muri gahunda ya gorora byose vuba? Muvandimwe nshuti utuye akarere k'ibiyaga bigari, sinzi birashoboka cyane kugira ngo abantu babishyikire, sinzi niba babyumvikana,
ariko ndagira ngo abantu bagerageze kumva yuko ibibazo biri mu karere k'ibiyaga bigari nk'uko bifite imizi mu buryo bw'umubiri, nk'uko uyu munsi wa none amahanga cyangwa se ibihugu by'ibituranyi byose biri kuvuga ngo u Rwanda ni ikibazo, abanyarwanda babaye ikibazo. Mwumve neza ko no mu buryo bw'umwuka turi ikibazo. Ni ukuvuga ngo twanzwe n'abantu kandi twanzwe n'Imana. Iyo mvuze ngo twanzwe n'Imana ntabwo bivuze yuko yatwanze burundu. Itwanze kubera ko twanze kuyihindukirira, twanze kwimika urukundo, twanze kwimika ukuri mu mitima yacu, twanze kwimika ubutabera. Twararenganyije, turarenganya. Abantu banyazwe ibyabo, abantu bararenganywa, inkiko zishyirwaho kurenganya bamwe. Ibyo byose abantu baraceceka. Abakozi b'Imana, abo Imana yahaye umuhamagaro muraceceka, abapadiri muraceceka, akarengane kaba ku ntama zanyu murebera. Abapasiteri, akarengane kaba ku ntama zanyu murebera. Hashyirwaho ubucamanza bubogamye, murebera muraceceka. Abakozi b'Imana mu buryo butandukanye, akarengane karima karabyara karabwagura, murebera. Abakozi b'Imana, ibibi birimakara mu gihugu, ubusambanyi buramamazwa, ubusinzi burakomeza bugenda bukura. Ubu tugezaho ibizira byose biri kwimikwa mu gihugu, ubutinganyi, ngubwo ubujura, ingeso mbi ziri kugenda zirushaho kwiyongera. Turi kwimika ibigirwamana mvamahanga, imico mibi n'ingeso mvamahanga mbi. Umuco wacu w'abene gihugu uri kugenda ucika. Abantu ntago tuzi icyerekezo cy'abana b'ejo hazaza. Ukwiheba kubaye kwinshi mu rubyiruko. Urubyiruko ruri kwiyahuza ibiyobyabwenge, abana babuza ejo hazaza habo. Ntabwo numva impamvu abantu dukomeza gutsimbarara ku mitima yacu no gutsimbarara ku byo kamere yacu tubeshya, twibwira yuko ejo hacu ari heza. Niyo bitaba ubuhanuzi, wowe ntabwo ubona ko imbere h'iki gihugu ari habi? Ntabwo usubona yuko ingaruka zabyo mu karere ari mbi? Kubera ko twanze kwiyunga, kubera ko twanze kwihana, kubera ko twanze kubabarira. Dushaka yuko niba uri umuhutu ugashaka abatutsi aribo bihana banababarire, waba uri umututsi ugashaka abahutu aribo bihana kandi banakubabarire, ariko wowe ntushaka kwihana ngo unababarire. Bene data, akarere karagana ahantu habi, kandi ubyanjye ubyemere. Twebwe nitwe ba nyir'umupfu, nitwe tugomba kujya hanuka. Akarere kazakubitwa, ariko tuzakubitwa cyane kurushaho. Icyakorwa rero ni igiki? Icyakorwa, ntago wahindura ibintu wowe ubwawe utarahinduka. Wowe utwumva, banza uhinduke umutima wawe. Ufite ibyo wemeranywa n'umutima nama wawe bikurega mu mutima, banza wihane, kandi Imana irakicaye ku ntebe y'imbabazi. Yesu Kristo yazanywe no kugira ngo atubabarire, adukize umutwaro twikoreye uturemereye w'ibyaha n'ibicumuro byacu. Nawe uyu munsi aracyagutegeye amaboko. Bya byaha wakoze byose bifitanye isano n'amateka yacu. Warishe, urarenganya, ufata ku ngufu, uriba, uraroga. Bimwe wabikoreshwaga nuko wari uriho itegeko ry'abakuyobora n'abagutegeka, ariko nawe ukarenganya ubizi neza yuko urenganya. Wasenyeye abantu, urabanyaga utwabo, urabarenganya mu buryo butandukanye, ariko uyu munsi wa none nta wundi wabikubabarira usibye Kristo. Nta wundi wabikubabarira usibye Imana y'amahoro, kandi iracyagutegeye amaboko. Icyampa ukabyumva, icyampa umunsi wa none ukagira umutima wo kwihanira kureka, ukagira umutima wo kubabarira, Imana ikakugirira neza. Icyampa uyu munsi wa none nkagira umutima wo kubabarira, nkagira umutima wo kwihanira kureka, Imana ikatugirira neza, akarere kakabona amahoro, tugakira umujinya n'uburakari bugiye gutera. Ubwo Abisirayeli bari igihe cyari kigeze kugira ngo bakurwe mu buretwa, twabikozeho ikiganiro muri Gorora byose vuba. Twababwiye ko igihe cyose impinduka Imana igiye kwikorera zigomba kugira igitambo. Icyo gihe Imana ijya gukura Abisirayeli muri Egiputa, kubera yuko Farawo n'abe bari barinangiye bashimishijwe nuko Abisirayeli babakoresha uburetwa amanywa n'ijoro,
nk'uko uyu munsi nanone natwe abatuye akarere hari abantu bashimishijwe n'ibibi bigaragara ku bandi cyangwa se ibibi abandi barimo, uko ni nako natwe tugaragara nko mu gihe cy'abafarawo n'abe. Nyamara Imana ihagurukiye gutabara amarira y'abo bantu barira badafite kirengera. Abo wowe urenganya kuko bafitiye ububasha cyangwa se bafiteho ubushobozi, Imana ije kubatabara. Hazaba iki rero? Marayika yabwiye Abisirayeli arababwira ngo bazashyire amaraso y'umwana w'intama ku nkomanyirizo z'imiryango yabo. Icyo kimenyetso ubwo marayika murimbuzi azaba hanyuze n'inkota ityaye, abazaba bashyizeho icyo kimenyetso ntabwo bazarimburwa, baba ari abana babo b'imfura ndetse n'inyamaswa zabo cyangwa se amatungo yabo y'uburiza. Uyu munsi wa none icyo kimenyetso cy'amaraso ya Yesu Kristo nicyo dusabwa gushyira ku ruhanga rwacu, icyo dusabwa gushyira ku mitima yacu. Ufite urwangano, inzangano zakomye mu mutima, zakubanye intimba iremereye. Uraseka, urishimye, ufite imodoka, ufite amazu meza, ufite amafaranga, ariko urwango rwaragusaritse. Urakennye, urababaye, wahuye n'ibibazo, wararenganyijwe, ariko nawe wananiwe kubabarira. Shyira ikimenyetso cy'amaraso y'umwana w'intama ku nkomanyirizo z'umutima n'uruhanga rwawe, Imana ikubabarire. Mwene data utuye aka karere k'ibiyaga bigari, wariciwe birumvikana kandi rwose wihangane, ariko nawe wananiwe kubabarira kandi ntacyo wabihinduraho, kuko nutanababarira abawe ntibazagaruka. Ariko se wowe ntabwo wababarira ubugingo bwawe, wowe iherezo ryawe uzirigana hehe? Ese ejo ntibyaba bishoboka yuko nawe Satani ajya kugusha mu wundi mutego wo kwica, nawe babandi wafungishije ejo ukazaba ari wowe ufungwa? Ntabwo byashoboka yuko bantu wowe wishimiraga yuko bari muri gacaca, ejo ari wowe izaba inteko yaguteraniye wambaye wa mwenda wishimiraga ko abandi bambaye. Gorora byose vuba. Icyampa wowe utuye aka karere k'ibiyaga bigari ukumva izi mpanuro, ntuyite kuri ngewe ubivuga, ntundebeho, ahubwo kirana n'umutima wawe n'ibirimo. Nawe urabizi neza ibyo ubitse mu mutima wawe. Hari intambara nyinshi zirwanira mu mutima wawe. Wa mugore we, hari intambara nyinshi zirwanira mu mutima wawe. Urugo rwawe rwarasenyutse kubera impamvu nawe uzi. Wa mubyeyi we, wa mugabo we, hari intambara nyinshi zirwanira mu mutima wawe. Amateka yatugize inkomere n'imbohe, turarembye kandi dukwiye gukizwa. Nta wundi wadukiza usibye umwami wacu Yesu Kristo. Ayo maraso y'igiciro niyo nkwingingiye kugira ngo agukize. Niba wumva ubutumwa hari aho bugufashije, ndakwinginze kugira ngo urokore ubugingo bwawe. Ntabwo ari njye ubikubwira, ni amahirwe yawe uyu mwanya wa none. Byashoboka ko Imana yawe ibishimye kugira ngo iri jwi rikugereho, utabara ubugingo bwawe. Reka dufatanye gusenga. Imana ni Imana y'imbabazi. Niba hari umukozi w'Imana mwegeranye cyangwa mushiki wawe cyangwa musaza wawe mwegeranye, mwegere, mufatanye gusenga kandi wihanire kureka, Imana irakubabarira. Niba hari umupasiteri cyangwa padiri cyangwa shehe n'undi muntu wese mwegeranye wahamagariwe umurimo w'Imana, mwegere umenetse, ntiwite ku byaha bye cyangwa se ibyo umuciraho imanza. Wowe mwegere umenekeye umutima wawe n'imbere y'Imana n'ukwizera ufite, hanyuma umubwire agusengere, wihane mu mutima wawe. Si ngombwa kubyatura, niwumva umutima wawe uguhata kubyatura ubyature, ariko sina ngombwa. Ni wowe banza waturira Imana mu mutima wawe, umupfukame imbere, cyangwa se nawe upfukame naho uri wizeye, usaba imbabazi, Imana irakubabarira. Byashoboka yuko twakira uburakari Imana ishobora kuduteza. Dufite bihamya byinshi byaho Imana yagiye ibabarira abantu igihe bayiciriye bugufi bakayigororokera. Ariko kandi dufite n'ibindi bihamya by'ahantu Imana yahannye abantu kubera ko banze kumva. Imana uko yahoze n'ubu niko iri kandi niko izahoraho, ndetse icyubahiro cyayo ntabwo izigera igihundi. Reka dusenge Imana. Uwiteka, ndagushimye nanone
habwa icyubahiro ku bwa mwene data wumvise ndetse akagira icyo akura muri iki kiganiro cya Gorora Byose Vuba. Mwami Imana nziza, ni wowe ukiza, ni wowe ufite amahoro abana b'abantu badatanga. Ndakwinginze kugira ngo turemere amahoro, tubabarire ibyaha n'ibicumuro byacu, cyane cyane ibyaha bifitanye isano n'amateka twanyuzemo, cyane cyane ibyaha bifitanye isano n'amateka yaranze aka karere k'ibiyaga bigari. Ubitubabarire, uwishe, uwasahuye, uwibye, abo bose ubabarire, baguciriye bugufi imbere yawe, bakaba baciye bugufi bamenetse mu mutima. Ndinginze kugira ngo ubyizeye akaba yizereye kuri iyi mikoro ya Gorora Byose Vuba, apfukamye imbere yawe Mwami Imana, umubabarire kandi izina rye uryandike mu gitabo cy'ubugingo bw'iteka. Mwezeshe kandi umwogeshe amaraso y'Umwami wacu Yesu Kristo. Umubabarire kandi Data mwiza, kuko uri Imana y'urukundo ukaba n'Imana y'imbabazi, ukiza ubugingo bwe kandi umubohore ingoyi zo mu mutima, umuhe kugenda yemye, mukureho imizigo yamuhetamishaga, imizigo y'ibyaha n'ibicumuro bye, nyaguhora ku ngoma, umugirire neza. Urakoze kuko uri Imana y'imbabazi. Nsengeye akarere k'ibiyaga bigari, nsengeye abababaye bose, nsengeye imfungwa, imfubyi, abakene n'abapfakazi, nsengeye abantu barenganyijwe n'ubutabera bwo muri iyi si. Ndingize kugira ngo bahe ubutabera Mwami Imana, kuko ni wowe ureba mu mitima ukamenya n'ibyo twibwira. Nsengeye abantu bababaye mu buryo butandukanye, abarwayi n'abakene, imfubyi n'abapfakazi, ubabarire kandi ubagirire neza, uborohereze ubuzima Mwami Imana, abashonje ubahaze. Ndingize Data mwiza kugira ngo umuntu wari wese wumva iki kiganiro muri Gorora Byose Vuba, niba yizereye muri iri jwi wemeye ko ndangurura Mwami Imana nkavuga, ndinginze kugira ngo umugirire neza, umve gusaba kwe kandi Mwami Imana ubwo uzamusubiza uzamushoboze kugira ngo azagaruke kuri Gorora Byose Vuba. Mwami Imana azaze aduhe ubuhamya, maze dufatanye kugushima, tukuramburira amaboko kuko uri Imana nyamana, tukuramburira amaboko kuko uri Imana ikora, tukuramburira amaboko kuko uri Imana yumva kandi uri Imana itegeka bikaba, wavuga bigakomera. Habwa icyubahiro. Urakoze, tubisabye dushima mu izina ry'Umwami, Umukiza n'Umucunguzi wacu Yesu Kristo. Amen.